Hey, bantu rero mukunda kabadamu banyu batavunika bari mu gikoni imyotsi igihanga barapfuna kubera imyotsi reka hehe n'ibyo ngibyo twabazana ikoranabuhanga ngaha ryabikemuye mbabura mukoresheje vidanje n'akabatiri ka telefone ugafite cyangwa se icyo bita ikinyate yisharijeri yacitse umutwe ugacomeka ewana ubundi ugateka ukarya igikoma n'ibiryo bihiye dore urutsinga nguru ruragiye wowe nkurikira ureba aho ruturije urutsinga ruraje rwose maze nawe undebere ahantu dore ni sharijeri kwa kundi sharijeri yica umutwe ubundi rwose nk'uko ugahambiraho ugateka ibiryo byawe dore urutsinga nguru twababwira ikirere abifuza imbabura rwose ku mikorere yayo ni vidanje noneho hano ushaka kongera umuriro babikora batya washaka kuwugabanya dore unapfutseho ikiganza rwagabanyuka ugira gutyo ushyiraho agapapuro bayamfashaho gutya mbereke ukuntu bigenda ni ukuvuga ngo hano iyo upfutseho umwuka ariko ubwo ni agapapuro turabireba uko babikoresha ni ukugira ngo nkwereke uburyo wawugabanya cyangwa ukawongera hano uhafashe umwuka upfutse hano umuriro uragabanyuka waharekura bikagera kugira ngo rero ugabanye ucane gakeya ushobora gushyiraho agapapuro gutya karahaguma rwose ubwo ukaba ugabanyije umuriro dore amazi rwose murakaza neza rero igiciro ni uguca mu gikari amafaranga ni ibihumbi 12 gusa ugacana ukarambirwa waduhamagara kuri izi nimero zikurikira 078 655 9 11 ku buryo litiro ya vidanje rwose ushobora kuyitekesha icyumweru cyose murakoze turabashimiye.